Ntugatinye kuba single kuko si igikorwa cy'ubugwari, ahubwo no mu gihe ubona udashaka kubeshya cyangwa kubeshywa, wafata akaruhuko ukamanza ukabitekerezaho neza. Urukundo rwubaka ubuzima, ariko iyo rukoreshejwe nabi rujyana ubuzima habi. Umukunzi umwe aguha umutuzo, naho abenshi ntibatuma ukomeza gutuza. Komera. Mu rwego rwo kubahiriza uburenganzira bw'abasore muri uyu mwaka nk'uko byemejwe na RURA, ibiciro by'inkwano biteye gutya: umukobwa utazi gusoma azijyane, uwize primaire ni ubuntu, ufite diplome AD ni 100, uwize kaminuza afite diplome nta kazi ni 200, ufite akazi ni 300, ufite masters degree kuzamura ni 400, ufite hejuru y'imyaka 28 azajya yishyura 50% ku nkwano uko ari kose, ufite imyaka 35 kuzamura, sare, inkwano, imodoka zose z'ubukwe n'ibikoresho byose byo mu rugo niwe bireba. Nge nitwa Jay, iki ni ikiganiro Bahukuri, mwibutsa gukora subscribe, like, share na comment. Ikaze. Iga kuba ukomeye kuko nawe wapfa kumva uburibwe ufite, ujya unyuzamo wiha amahoro abazi kutaba utabafite, ubibutse ko no mu nda ya mama wamazemo amezi 9 badahari. Hari ukuntu badusunikira ahantu bazi ko batunyaze, ahubwo batwegereje imigisha yacu. Biroroshye gukunda umuntu ukimubona, ariko ntibyoroshye gukomeza kumukunda. Biroroha kunegura umuntu, ariko ntibyoroha gukora neza ibyo akora. Biroroha kurya, ariko ntibyoroha guhaha. Biroroha kubyara, ariko ntibyoroha kurira. Biroroha kumanuka, ariko ntibyoroha kuzamuka. Mbabare kumbabaza simbabare, n'ukuri ndi busy ku buryo nakibona umwanya wo kubabara. Dore dutangiye ikindi cyumweru, uzibuke kuri uw'agaciro kandi ntawe uzagukunda kurusha uko ubyikorera. Uzibuke kunyurwa no kwishimira intsinzi ugeraho buri munsi, nubwo we waba ubona nta birenze. Ikirenzeho uzarebe ibikureba, unywa amazi menshi kandi wibuke gusenga. Ubundi umugabo wese atwitwa n'umugore, akabyarwa n'umugore, ndetse akaba ari nawe umurera. Iyo akuze akundana n'igitsina gore, kandi niyo ashatse ashaka umugore. So ngewe nungurwa no kubona umugabo atubaha umugore. Kuba nta mukunzi ufite, ukaba utanywa inzoga cyangwa itabi, ukaba ubayeho wifitiye amahoro kandi wishimye, nabyo birarenze. Ku myaka ya 22 ngo urashaka umugabo ufite imodoka n'inzu, kandi ubizi neza ko iwanyu aho mutuye muhakodesha, kandi papa wawe nta n'igare yigeze. Ese muko, ubona urusha ubwenge mama wawe, wakwihanganye nka mama wawe? Kuba udafite ibyo abandi bafite ntibikakwibagize ko nawe ufite ibyo badafite, bityo bigutere kunyurwa no kunezerwa birushijeho. Satani zose ntabwo zigira amahembe bro, hari n'izihishe mu masura y'abakobwa beza cyane, zifite nyashi n'itseko nziza, utibagiye no mu ikofi cyangwa amatuza. Isomo: umuntu wese yaba mwiza cyangwa mubi mu bigaragara yaguhemukira. Abantu bazagufata nk'umuntu udashobotse mu gihe uzabangira ko bagufata uko bishakiye. Gusa igitangaje nuko akenshi atari neza baba bashaka kukugirira. Bro, wenda uzakora amakosa menshi muri ubu buzima, ariko uzirinde gukora ikosa ryo gukundana n'umukobwa udashobora kubaha umugore wawe. Ntabwo ari byiza, ntugaseke hahise w'umuntu, kuko ucunze hahinduka hazaza hawe. Ashimwe Imana yonyine twitaho kandi ikatumenyera ibidukwiye, nubwo twakenshi tuba tutabikwiye. Rimwe na rimwe hari ubwo nkeka ko ari inzozi, ariko natekereza neza ngasanga ntabwo ari inzozi. Warakoze kuba uwanjye. Nta kintu cyiza nk'iyo ufite umuntu, nubwo yaba umwe gusa, ariko kuba hafi iteka, akaguha support, akakumva, ndetse akagufasha kugera ku ntego zawe nta kiguza gusabye. Nta mugisha urenze uwukeneye. Hari abantu baza mu buzima bwawe kukwigisha kuba wenyine, gusa ikibazo cyawe nuko uba udashaka kubyemera, wirirwa wiruka inyuma y'abantu. Reka bashimwe mwese twabanye muri kiganiro abakurikiye umunsi. Nge nitwa Jay, Imana ikomeze kubaha umugisha, umwibutsa gukora subscribe, like, share na comment. Peace out.